ureba ko icyo Yosefu yakoze yanze gusambana na muka Potifari ntega amatwi kubera ko yasuzuguye amabuno n'amatako bya muka Potifari umukecuru wanuze wa Potifari. Hanyuma Imana yari yaramuhishuriye Asinati, umwari Asinati. Imana yamubwira ati nzaguha umwari utarigeze abumburira amaguru kandi umwana mutoya utarigeze abumburira ikibi kutanyumaza. Ndikukumva nuko teza ubusa barangiza bakagira inuze kandi bagakururwa nabyo bakanagushwa. Jewe ndakari abantu nguteza amatwi bose. Hanyuma kabiri uri gukora views kubera yuko nta guhishurirwa Imana ugiye. Uri yuvuze ngo views urebesha amaso y'umubiri kubera yuko n'ubundi biri mu matwi yawe ari kinyoma. Uri kunkurikirana neza umuhanuzi w'ikinyoma Imana yamwisi kibuno hano kwa Yesaya 9:13 yes na cyo n'umurongo wa 14 ndetse bazageze ku murongo wa 15 bagisoze hepfo. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero 15 ijambo ryari rivuze ngo iki n'ubundi wa murozi we cyangwa umusambanyi ajya kureba ibya nimba adashaka kwihana kuko ibi bana na Faustin n'ubugingo kutanyumvaza kuki bashaka views ntibashaka Imana. None se ubwo uri kumbwira ngo abantu nibarebwe ngo nabantu bangaye jewe babiri bandeba babiri bazi Faustin ubutumwa buba muri Faustin abo ngabo barahagije kushaka abantu bakureba neza Kristo akureba nabi. Rero izo views inyungu nizi kuri igisambo kandi hari igisambo hahora urusaku n'induru kandi nakubwiye yuko mwisi ariho habo induru n'urusaku ariko mu ijuru ngo nta kibi kijyayo nta hahora ari amahoro. Ese aba bantu bavuga ngo agakiza kazava aho kari ngo kajye mu Bisirayeli n'ahandi ibi iki kintu cyo kizihu ibintu ni ikinyoma utari ikinyoma kuko ijambo rivuga. None se Imana ije mu Rwanda bamenye umwaka yagereye mu Rwanda ndakubaza ndakumva. Hanyuma Imana igiye kuri Koroneliyo yagishije inama ba Petero rega ibyanditswe byera bihishwemo umucyo w'Imana. Ntabwo Imana ishobora kwemera yuko utayizi ayimenya, ishobora no kwemera yuko utayizi ayivuga. Kuko nakubwiye yuko Imana itagira abavugizi ahubwo igira abo yerekanaho imirimo yayo. Rero no kuvuga ngo Imana ntacyo Eliya arusha abahanuzi usibye ko umwuka wera w'imbaraga wamuhaye gukora imirimo iyo twamubonanye yakoze. Ngiye tubasuhuze abadukurikiye mwese kwisheni isoko rw'Irwahishu cyangwa YouTube channel. Uyu munsi rero twagize umugisha kongera kubonana na wa muvuga butumwa cyangwa se evangeliste cyangwa se umwana wayo umuntu w'Imana witwa Faustin. Yego episode nyinshi zatambutse naho turiba tuzivugaho ariko uyu munsi ndagira ngo noneho nongerenze noneho abona naje ndi guseka cyagene nakurakaranye nakurakaranye ngo nkubaze bya bibazo ariko wifashisha se za ntwaro zawe wazizanye. Nazizanye cyane ndazibona cyane mundebere namwe ajyana intwaro arasisha ebyiri zose akira muntu w'Imana. Aha reka two gutinda rero uyu munsi hari ikintu ushaka kubaza. Yego karame. Ese noneho waje witegura cyayi cyangwa ntabwo cyayi Yesu yagutyaje yarandundiye ako ibisandaye biri mu kinyomere naho ibirunzarunze ibyo Yesu yarunze ntawegeraho amaboko ya Yesu kuko yakoze ikimenyetso cyo kwinjizamo umusumari avuga ati nta kizegera ku butunzi naguhaye bwabo bw'umwuka n'umubiri. Yego uyu munsi rero turabona mu gihugu cy'u Rwanda tukabona no hanze yacyo mu bihugu byose bitandukanye cyase bigize isi reka mbivuge gutyo sibyo niba mbivuze nabura nkosora. Yego cyaka migabane yose tubona hari amashusho media cyangwa se ama YouTube channel abantu benshi. Iki kintu wowe ukibona ute mbere uko ngewe mbivuga uko mbibona wowe ukibona ute? Ubundi ibisambo ariko ndumva ushaka kuba satagurcyaje kuko ufite umwuka mukeya cyane kora mu nganzo numve wanziki. Ntago tuvuga ubutumwa dukomera ahubwo tuvuga ubutumwa dukoma imbere ikinyoma. Ndagira nyine ngo uvuga ijwi rizame numve ko so noneho tutavuga ubutumwa dukomera ahubwo tuvuga ubutumwa bw'ukuri kugira ngo dukome imbere ikinyoma kigwe kandi kirimo noneho mu gikome kigwe hasi tunagikomeretse se no gukomeretsa kirimo. Okay naje ariko nandi ndakigufasha ikinyoma turahemeranwa aho kugikoma tukanagikomeretsa tukanagikubita nyundo ya kinu biyerema 23-29. Amina kwikomereza inyundo ni ijambo. Imana ishimwe cyane. Yego rero nakubwiraga umuntu burya nakubwiye yuko Imana yigeze kumbwirira ambwira ngo burya shaho indyarya iryindagizo aho gasubiremo ntago nkumvishe neza.
indyarya iry'indagizo. indyarya iry'indagizo bishatse gusobanura iki ubwo? Yesu yababikije ukuri ariko bamera amatwi y'ikinyoma. Hanyuma ibabitsa impamvu zo gukiranuka, bagira amaso y'ubusambo no kwiba. Reka nanjye nkongereho kandi Kristo Yesu yabahaye ukuri kw'ijambo ngo bakwambare nk'umwambaro w'agakiza kandi batwite ukuri bazabyare isezerano, ahubwo batwise ikinyoma, babyara ibihuhu. Ushobora kuba noneho shaka ko nyumva neza. Reka twikomereze. Yego, none ukimara kuvuga akantu k'ubwenge, hari ikintu ushaka ko tugusha ku ntego abadukurikiye bari hafi yacu. Mutangire mukoreshe ku bantu bose iki kiganiro kandi mugikurikirane neza kuko kiraryoshye. Tugiye kuvuga ku bintu bishobora kwimura Imana mu bantu. Yego. Kubera ko rero mbonye utinze kumbwira ko ugatangira umbwira amagambo y'ubwenge, ndagira ngo ngiye noneho mpite ngusha ku ntego. Ubwo noneho ni ukurikiraho. Yego, nukuri. Intego ya mbere nshaka tuganira. Urabona abitwa ko ari abavuga butumwa uko baba bari kose. Yego. Batangiye bajya hari bakatangira kuvuga bavuga Imana neza. Ariko ubu noneho ndabona social media yarabaye ubucuruzi, business. Ese kubera iki bajya hari bagatangira bagenda babeshya bavuga ngo uyu yapfuye kandi ari muzima? Niki baba bashaka? Ni views niki? Kabiri, barajya hari abakirirwa bavuga ibidahari bagafata titre umutwe w'amagambo tamuneri bashyizeho, wafungura ikiganiro ugasanga ibyo banditse kuri titre si byo birimo imbere, kandi bitwa ko ari abantu bitiriwe izina ryayo. Nkawe nawe uri umuvuga butumwa, ibi bintu bibona uti? Imana iguhe umugisha cyane. Kwa Yesu turangurira mu kuri kubera ubuntu. Hanyuma Satani we ugurira mu kinyoma cyangwa se ugurira mu kwiyoberanya, araza akabaka uko akuri, hanyuma arangiza akabasigira ibitambaro by'ikinyoma. Rimwe na rimwe bakababeshya amamodoka y'ibinyoma, amazu y'ibinyoma, abagore b'ibinyoma, kubera yuko ari abakururika. Rero nakubwiraga ngo kwa Yesu ijambo ravuga ngo gura ukuri ntugurane. Kandi kwa Yesu ijambo rivuze ngo kwa Yesu dufite ubutware n'ubushobozi iyo twizeye ijambo rye. Yesu kuko atagira amagambo, ahubwo ijambo ry'Imana nyine nkuko babivuze Yeremiya 23 umurongo wa 29 ngo ni inyundo imenagura kandi n'umuriro utwika. Hanyuma ukuri ntikujya gukena inshuti, ukuri ntikugira inshuti, ahubwo ukuri guhamagara inshuti. Uri kunkurikirana neza? Inteze yombi. Ukuri ntigukena inshuti, ahubwo guhamagara inshuti. Hanyuma Yesu niyo mpamvu yavuze ngo nigenzira ukuri n'ubugingo. Nta wundi muntu wavugana ubutware bumeze gutyo. We yareruye ko urumva nige nzira ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data namujyanye. Hanyuma rero hano Yeremiya 50 umurongo wa 24 ijambo riravuga ngo, Yeremiya 50 umurongo wa 24 haravuze ati, naguteze umutego none uguyemo yewe Babuloni, kandi ntiwabimenye, wabonetsweho kurwanya Uwiteka maze urafatwa. None aba nibo baguye mu mutego? Imana ntabwo ubyumvise? Nabyumvisheho gakeya. Imana yabateze umutego bawugwamo kubera ko nyine biyujuje na Babuloni. Kandi Babuloni naho bahondera impinja mu nda, bakazicira mu nda, naho abantu nyine barimbukira. Uri kunyumva neza? Kuko nyine baragenda bakanyagwa kwa kuri, hanyuma bagasigarana kurimbuka n'ubwoba. Hanyuma babinyagishijwe n'iki? Babinyagishijwe n'ikinyoma. Uko babeshye. Umva impamvu. Impamvu agenda nyine akavuga ikinyoma, kuko umucyo ntawuzi. Ahangaha hano mu gitabo cy'Abafilipi ibice 3 umurongo ndahera 12 insome nihuse cyane, haravuze hati, Abafilipi ibice 3 ndahera ku murongo wa
wenda reka Amerika 7 kugira ngo babyumve ibyo bisambo byirwa bijya gucuruza nyine acuruza views kandi views ni umwanda nonzi ucuruza views ukemera ukabeshya ukajya muri memuke ndamuke wasa na Yesu uraza ugahanura kubera ko kugira ngo wemeze abantu ko ukunzwe ukuri ntabwo gukena ibintu bimeze gutya ukuri ntabwo gukubitira amashyi ukuri nta muntu ugira ukuri windira karame cyangwa w'inkoma amashyi ukuri ntigusitaza gusa icyo gufita amaboko kugira amaboko akomeretse kandi kukagira amaguru yitwa amaguru y'ukuri yitwa amahoro ubutumwa bwiza bubi tegurira hanyuma haravuze ngo nyamara ibyarinda muyange nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero aribwo kumenya Kristo Yesu kubw'uwo nahombye ibyange byose ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo kandi mboneke ko ndi muri we ntafite gukiranuka kwange kuva mu mategeko ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo abantu bafite ngo gukiranuka kuva muri theology ariko ni ikinyoma ngo ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya n'imibabaro ye no kujya shushanywa no gupfa kwe ngo ahari ngere mu kumuzuko w'abapfuye 12 suko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yamfatiye bene data sinibwira yuko maze kugifata ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere abo bantu wahora kuvuga b'amaviews bahubwo bahora bibuka ibiri inyuma ko bava mu batindi uri kunyumva neza none se y'umusore Imana iri kumubwira umugore ntureba ko icyo Yosefu yakoze yanze gusambana na muka Potifari ntega amatwi kubera ko yasuzuguye amabuno n'amatako bya muka Potifari umukecuru wanuze wa Potifari hanyuma Imana yari yaramuhishuriye Asinati umwari Asinati Imana yamubwira ati nzaguha umwari utarigeza abumburira amaguru kandi umwana mutoya utarigeza abumburira ikibi kutanyumaza n'abandi birirwa bambaye ubusa barangiza bakagira inuze kandi bagakururwa nabyo bakanagushwa jewe ndakariye abantu nguteza amatwi rwose hanyuma kabiri uri gukora views kubera yuko nta guhishurirwa Imana ugiye ubera iyo uvuze ngo views urebesha amaso y'umubiri kubera yuko n'ubundi biri mu matwi yawe ari ikinyoma uri kunkurikirana neza umuhanuzi w'ikinyoma Imana yamwisi kibuno hano kwa Yesaya 9:13 yes na 10:14 ndetse bazageze ku murongo wa 13 bagizoze hepfo Imana ishimwe cyane hanyuma rero 15 ijambo ryari rivuze ngo iki nuko rero mwabatunganijwe mwese uko mungana mwe namwe mube ariko muhuza uwo mutima kandi niba hariho ikibatekereresha ukundi cyose Imana izakibahishurira nacyo ariko rero ukuri dusohoyemo aba ariko dukurikiza n'iseti abandi bakurikiza nyine ngo realite akavuga ngo turavuga ngo ubutumwa butari bugusha abanyarwanda butari buvuge kuri politike none se ubwo bundi ujya kuvuga ubutumwa bwa politike nibyo Yesu yaguhaye ujya kuvuga ubutumwa ngo bugusha wenda butuma abayobozi baza kuguhakinga no kugushaka ubundi Yesu abana nawe sha bakubwiye ko Yesu Kristo asa na politike z'isi Yesu ubwo utuma nyine izo politike z'isi ubimenya ko ziba Yesu ntagira ntagira ibintu bisa na demokrati nyumva neza ntagira ibisa na demokrati mba numva nangirega nshaka kubabwira kwa Yesu nta RGB bayo ahubwo Yesu ni umuyobozi w'ukuri ntabwo dushidikanya Yesu yuwe mu byo bisazi by'abadayimoni mukura mu bugira iki mugakura muri za Amerika mugakura mu Bufara ariko ubu makoro ikibi cya makoro urumva cyaza kunyobora no kunyiza uzagenda urebe aba ba Trump bazabaze gihazi na bara mu bishwe n'ibiguzi ubwo ndi kubabwira abamwirirwa wowe ukaza vuga ngo wagize views ngo 100 genda urebe nyine ama views y'abati buretse gatoya reba ibyo ba Papa Savana bazabamenya nibyo birirwa baye ama views bagira impamvu rega ukurikirana ama views cyangwa uvuga ubutumwa bwa views nuko nta Kristo Yesu nyine n'ubwa views nyine ubundi ntagakiza kava mu bintu umuntu atunze uze Kristo Yesu utitaye mu mpamvu zibifite amatwi ahubwo ukavuga uti umwe kandi ijye unavuga ubutumwa wowe ubwawe bwagukiza ubutumwa Faustin avuga bukiza ubugingo bwa Faustin mwenyewe ntabwo nkeneye yuko nimushaka muza erega none se ubundi wa murozi we cyangwa umusambanyi ajya kureba ibya Faustin nimba adashaka kwihana kuko ibi bana na Faustin n'ubugingo
kutanyumva se kuki bashaka views ntibashaka Imana none se ubwo uri kumbwira ngo abantu ni barebwe ngo n'abantu bangaye jewe babiri bandeba babiri bazi Faustin ubutumwa buba muri Faustin abo ngabo barahagije kushaka ko abantu bakureba neza Kristo akureba nabi rero izo views inyungu nizi kuri igisambo kandi hari igisambo hahora urusaku n'induru kandi nakubwiye yuko mwisi ariho habo induru n'urusaku ariko mwijuru ngo nta kibi kijyayo nta hahora ari amahoro hanyuma rero 17 ariko wabaye inkundiye uwo muronko ukaba ucugikiye aho ngaho oya reka nshigishe inkota irashigisha ni ijambo nyine ngaho hasoze nze ngo bene data mugera ikirenge mu cyanjye muhuje imitima kandi mwite kubakurikiza ingezo zacu zo mudufite icyitegererezo ngo hariho benshi bagenda ukundi abona babwiye kenshi nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo amaherezo yabo ni ukurimbuka imana yabo ninda biratana ibiteye isoni byabo bahoza umutima ku by'isi naho twebwe iwacu ni mwijuru niho dutegereje umukiza ko azava ari we mwami Yesu Kristo uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose hanyuma ndasubikira ahangaha Aniseti muri Timoteyo wa mbere zini za mapuro za ryadini nta kibazo ni yamadini nayigize ngo uravango ni itorero ica kuzi amahirwe ugira have nuko ubwo burozi waburutse kivango ni itorero twari kubona ni dini have hoshi itorero ntabwo uzi ko abakorosayi 1:18 havuga ngo niwe mutwe kandi niwe torero ngo buri muntu ngo muri dini ngo Yesu azabona mu itorero ngo ni itorero ngo na gaturika mukabazana ibya gaturika mukabitwerera itorero we reka twikomereze soza aho ngaho maze tuvuge no ko bya bintu by'amavuta ndakubwira tubivugeho 6 none Timoteyo wa mbere bice 6 umurongo wa 5 uko wavuze haravuze ngo ese waretse ngahera gatatu soma hatoya kuko hari byinshi dushaka kutuvugaho oya Anise mbabarije ndageza ni 3:10 urumvise se nasoma ariko bafite Bibiliya bahisomera ijambo rivuga ni seti have hoshi nihagira uwigisha ukundi niyemere amagambo mazima y'umwami wacu Yesu Kristo n'ibyigisho bihura no kubaha Imana abayikakarije kwihimbaza ari ntacyazi ahubwo ngo ashaka ayo maviyuzi ashishikazwa no kubaza ibibazo akagira intambara z'amagambo zivamo ishyari n'intonganya ibyo biba muri rya dini ry'iburasirazuba n'ibitutsi no gukeka ibibi n'impaka z'abantu bononekaye ubwenge bakamyemo ukuri bibwira yuko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu ubwo aba maviyuzi uri kubumva icyo akora ko kubaha Imana yo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza rikaroha abantu bibahenebereza bikabarimbuza kuko gukunda imiya ari umuzi w'ibibi byose hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba bava mu byo kwizera bihandisha imibabaro myinshi ariko weho Anisheti muntu w'Imana nawe Faustin ujye uhunga iryo sha ahubwo ukurikize gukiranuka kubaha Imana kwizera urukundo kwihangana n'ubugwaneza ujye urwana intambara nziza Faustin yo kwizera usingire ubugingo buhoraho ubwo wahamagariwe ukabwatura kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi noneho rero kuva komeje aho ngaho so mu kirangizo ugeze 21 kuko nubundi aho ngaho waba ubateye amatsiko hageze 21 kugira ngo bahumve neza ugeze 21 ubwo ni urageza komeza igice kirangiza ugeze 21 ukahana ushatse kwaturuka kuri abatunzi bisi nabo kubera iki ndakwihanangiriza mu maso y'Imana woweho wa muviyuzi wewe ibeshaho byose no mu maso ya Kristo Yesu wahamije kwatura kwiza imbere ya Ponsiyo Pilato rega impamvu basaba nuko basaba amaviyuzi nuko ari ibisamba Aniseti abantu bose batungwa n'ibigiye tubirirwa bagaburira n'umwanda amatwi yanyu yarapfuye Satani yatwaye ukuri abasigira ibintu z'ibipapuro n'ibindi bintu by'umwanda n'umwijima hanyuma no mu maso ya Kristo Yesu wahamije kwatura kwiza imbere ya Ponsiyo Pilato witondera itegeko ntugire ikizinga habe n'umugayo kugeza ku kuboneka k'umwami wacu Yesu Kristo
kuzerekanwa mu gihe cyako, niyo ifite ubutware yonyine ihiriwe, ariyo mwami w'abami n'umutware utwara abatware, nta wundi uyu ni Yesu uwo Kristo. ni Kristo Yesu. Niyo yonyine ifite kudapfa. Mwamwumvise sha, iba mu mucyo kuko yeretse urupfu ko adapfa. N'abadayimoni Imana iguha umugisha cyane, ubivuze neza. Kuzerekanwa mu gihe cyako, niyo ifite ubutware yonyine ihiriwe, ariyo mwami w'abami n'umutware utwara abatware. Pawulo yarabivuze, ariko kandi ntiyabanye na Yohana, kandi na Yohana bivuga mu byahishuwe. Niyo mpamvu ibindi bavuga ari umwanderega. Niyo yonyine ifite kudapfa, iba mu mucyo utegerwa. Iri jambo Yeremiya yarabivuze mu bice 30:21. Ngo kandi yegerwa n'uwo yarangije gutoranya, ngo nta muntu wigeze kuyireba, kandi nta wabasha kuyireba. Icyubahiro n'ubutware budashira bibe ibyayo. Amen. 17. Aho niho nashaka guhera. Gasubiremo wihanangiriza abatunzi bo mu by'iki gihe, kugira ngo be kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari ubwo kwizigira, ahubwo biringire Imana iduha byose itimana, ngo tubinezererwe. Kandi bakora ibyiza, babe abatunzi ku mirimo myiza, babe abanyabuntu, bakunda gutanga. Ariko abandi batanga vuga ngo ntawe ufite 500 aze ngo tumusengere, tumuzabe ngo aze tumukuzeho ibi ngibi, nawe ufite 50. mugasengera abantu bafite amafaranga, zana isaka wawe, bafite ariko umuntu wagiye Uganda wavugaga ngo zana isaka wawe 50,000, 200,000, kandi akazenguruka ngo nare nashatse ngo aho ngo umwuka ngo anjyana, umwuka kujyana mu butumwa bwo kubwira abantu ngo zana isaka 500,000 n'200,000. Iyo Mana isaba indami zakiza abandi. Ngo ari umuhanuzi, ariko n'ibindi umuhanuzi ariko wa Satani w'ikibi w'ikibisha. Nari ngeze hepfo, butari ubwo kwizigirwa, kandi baba ari n'ibisamba n'iseti, ahubwo biringira Imana iduha byose itimana, ngo tubinezerere. Kandi bakore ibyiza, babe abatunzi ku mirimo myiza, babe abanyabuntu, bakunda gutanga. Ubwo rero umuntu yahaye ubutunzi ariko utagira ubuntu azapfa kandi azarimbuka. Bibikire ubutunzi buzaba urufatiro rwiza mu gihe cyiza. Erega nise umuntu naguha uri umuntu w'Imana. Mushine mu kazi yahaye umuntu w'Imana Elisa, bimubera umugisha. Ntabwo guha umuhanuzi ari uko umugiriye neza, ubwo ni wowe uba wigiriye neza. Reka mbabwira aka kantu, icyo ufite si cyawe, icyo utanze nicyo cyawe, kuko icyanditswe nicyo Imana ibara, nawe icyo ufite ntabwo kiba kicyanditse. Ngo kugira ngo babone uko ngo bagira gute basingira ubugingo nyakuri. Timoteyo we ujye ubwo ni aniseti cyangwa arakanu ushaka kuvuga hasoze twebwe indi nyundo ya kino bire n'abagabo. Ujye urinda icyo wagabiwe, uzibukira amagambo adakwiriye, ngo kandi atagira umumaro, n'ingirwabwenge zirwanya iby'Imana. Hariho abantu bivuga buriya nano ku maviyuzi akaza gukosora ngo yari kuvuga gutya, ntabwo yari guhanura gutya, yabuze ubwenge. Uzi ni wowe abantu ngo ntimugahanure gutya, mutoze Imana uko ikora. Wazanyeretse nk'umuntu muyibwira uko ivuga se, azanyereke nimwe muyobora umwuka wera, yashyize mu rurimi akamuha n'umwuka agahumeka n'amaso akareba. Yabwiye Yobu ngo iki se? Yaramubwiye ngo wamenya aho imfatiro z'isi ziri. Umuhanuzi yabuze ijambo kandi ari umukiranutsi, wagiye gusambana, wagiye no kwiba. Umuhanuzi ntabura ubwenge, ahubwo wabuze ubwenge n'ubutumviye. Gasoze tubivugeho. Hariho abantu bavuga ko babufite, bikaba byarabateye kuyoba, bakava mu byo kwizerwa ubuntu bubane namwe. Abo si babandi bavuga birirwa basobanura ngo yeko ngo agaki ngo Imana ngo mvagituza ngo Imana ngo yo Nyafurika ngo yakemeke ngo yapongo byo muri Egiputa ngo Imana ngo yinuze yabirabura. Imana yabirabura ni Satani. Ahubwo ni Imana irobanura abantu b'ukuri mu bwoko bw'abirabura. Ariko Imana yabirabura si ubwo ni. Reka rero tubwira abantu cyangwa Imana y'abazungu si ubundi yo ni iyihe, cyangwa y'Abashinwa cyangwa y'Abisirayeli cyangwa abo birirwa babeshya. Ihangano mpakanya gato, ndabizi ufite ifuwe ku buryo wanabateza Imana wizeye. Reka tubanze tubabwire, reka tuvugane namwe rero. Mushaka views, ntimushaka Imana. Mbere yo gushaka ibintu ujye ubanza ushake nyiri ibintu. Ikindi tukubwiza ukuri, ntago uruta uriya mutunzi. Uzasoma ibya mutunzi na Lazaro hano mu bice 16 ibyo byanuze, uzasoma uko byagenze.
icya kabiri ugomba kumenya uremera ukabeshya kugira ngo ukunde ubone viyuzi kandi utabeshye ntago warya ariko reka mbabwira ibyo ni ibihembo byanyu mwihembye gatatu kwemera ukabeshya ugahanura ibitariho bakubwiye ukajya guhanura ibidari ngo Imana ngo ivuze ukuntu turabibona muri cya gihe cya mbere tunabihanura abantu bakabashyiraho ngo muhanure ngo Imana ngo Gisozi bazonyumve buretse ngo Gisozi umuntu uzatanga Gisozi ngo arapfuye ngo ntago uzakizwa ngo nibi nibi mukandi kanya ngo udatanze Gisozi ngo ntuzagira sorute nkabwira abantu tidore iyo si Imana ivuze iyo ni igicupu ni yindi banura imvura iguye ni ya yindi banura izuba rivuye ngo itamenagurika none se ubusaka bari n'amaroja ntibababeshaga ngo umusore n'umukobwa uzajya hakorera ubukwe ngo azajya agenda hariya bamuhe sara hakorera ikirenze kuri ibyo wahakandagira samaroja n'akabari tuvuga ukuri kukuri hawe dutinya hawe dututsi ahubwo turavuga ibihari ubusa abantu nibikuye uduhene n'udutenge n'ibikimiro byose ubu ntibari kurira se nibahakandagire se umunyamwuga subwo wambwira ngo ninguhe inuze wowe wambwira ngo ninguhe bitanu ariko ubundi bakubwira ngo hanure gutya gute uri umuhanuzi w'ukuri ubwo subwo wambwira ngo vuga gutya ubwira Imana uko ikora no kwihanura nicyo cy'umuhanuzi babwira ngo vuga gutya nuko nyine utabizi nuko utazaba gose n'umwuka w'Imana umukoresheje ahubwo uzaba mwirimbukiraho nyine papote iba hose reka tubabwire ngewe nta uzaza kumira ngo ceceka Imana iri muri nge nizabinaniwe nzayisezeranye bwa ati nawe ntacyo ushoboye ikirenze kuri ibyo kunca mu idini banzo nyumve kunca mu idini nzagenda nurira igiti kiri iruhande rw'umuhanda nkomera iby'imbwiye mvuga ntimwumve ko Uwiteka avuze mvuge abantu nibaza munsi y'igiti barenga bangahe nzamanuka nje nababwiriza iteraniro rizaba ryinshi njyane babiri beza ariko ari umunyago mwiza imbere y'Imana ikirenze kuri ibi nongere mvuga n'aba banya views kwemera kujya kubeshya ngo kuvuga ngo umuntu yapfuye atapfuye umwisha gihagaze ese ubwo Imana nikubaza ngo kucyo mushyinguye akiri muzima ikakubaza ngo waramuremye uzansubiza iki ukunze ugiye muri mpemuke ndamuke Imana iraje babaza ibintu byinshi birirwa bavuga ngo ukwezi kwa gatanu ngo ubuhanuzi bw'ukwezi kwa gatanu wamupfumuwe n'umurozi ese ubuhanuzi bw'ukwezi kwa gatanu reka mvuge kimwe nguha umwanya nawe ubanze uhumeke kuko mbivuze ubuhanuzi ngo bw'ukwezi kwa kangahe hanze aha barakabije reka mvuge kimwe uhungwe nawe uhumeke reka mbwira abadukurikiye mwese abantu birirwa bababwira ngo nimuze tubakorera ibi tubakize ibi nibi tubigenze gutyo kunuku tubakureho imikashira imikoshi bavuga imikashiro ntago ari imikasiro bagira ngo wazane ngo delivery uranyumva ngo nimuzane ngo nimuze tubakore deliverance ngo tubakorera ibi nibi ngo ndi prophet ariko ubwo umuntu barabarya iby'ubusi by'abapfu biribwa n'abapfumu aba bantu n'abateka mutwe n'abakozi ba Satani usanga prophet Imana iyo Mana ijya gusaba ibiguzi iyo Mana ijya gusaba indamu ntago ari yindi yaremye byose n'uyo muntu wise prophet iyi Mana ijya gusaba ngo mubanze mu mpibi ngo mubanze muzane Isaka wanyu ngo muzane bitamo mwitambirire iyo Mana ikeneye bitamo ni hehe yigeze ishinga formasi ngo yishyuza abantu yakijije impumyi ibirema ibimuga ntiyigeze yishyuza wewe wishyuza iri mu ntoki Buganda basabaga ngo Isaka niho bagiye kurindage gutobokera amaso impongano ibyisi impongano yica amaso y'umwuka wera cyane abantu barazimye bari kwishakamo ibitabarimo abandi bari guhanurira abantu banze gushaka Yesu bari guhanurira abantu ibitariho kugira ngo bakunde babone na bitanu byo kurya cyane reka mbabwire ni muyarya ariko n'ibihembo byanyu ngaho banze uhumeka ho gatoya mukanya turagaruka turi kuvuga ku kintu cy'amavuta aya mavuta bavuga ngo bari gusiga abantu ngo bakoze abantu ku mitwe ngo baraguye ko se ubundi bari bahagaze cyane asugo Faustin nkubaze ubundi Imana ikuri imigigwa Yesu yaje gutura abantu hasi cyangwa yaje kubakiza anisi ubungubu si se ko mbundushije ifuye nuko bakugezeho
ngaho humeka nawe kuko nanjye ndumva ko iri ariko tugerageze kurishyiramo gapozi kuko na data yavuze ngo umufuhire iby'ijoro nta kosa dukoze icy'ingenzi ntawe dututse nta n'uwo tubwiye nabi ni ukuri kw'ijambo ryuzuye tubwira abantu tuburira abantu aba bajura bari hano bacika kuri iyi ngeso nibatayicikaho Imana iriserukirashe ngaho humeka. Hanyuma kubera yuko abantu badashaka gukizwa bagashaka ibisa n'agakiza, ni gute umuntu asanga profete kandi umuntu yamaze kukubwira ko ari profete niwumva ko iyo grade ari ya Satani aranayiyambitse se Imana yimwambitse. Mose ntago tumuzi ari profete muri biriya ntawo byanditse iyo grade arayiyambitse ntago ari Imana yimwambitse. Hanyuma kuvuga ngo uri profete ururimi uvuga iteka niwe warwihaye ni igifaransa oya no umva umuntu nyine avuga ngo ndi profete kugira ngo nyine akwereke ko ari grade ko atandukanye nyine n'abakubaha Imana kugira uko urumva kuko badashaka ko Yesu Kristo aba umuhanuzi muri bo, ntibashaka ko umwuka wera aba umuhanuzi muri bo, ntibashaka ko ijambo ryera riba umucyo muri bo nitabaza muri bo. Niyo mpamvu avuga je suis nako bunumva ntiyavuga je suis avuga ngo ndi evangeliste ngo ndi Eve ndi ngicyo kintu urumva kikavuga ngo Eve se nibiki nyine iyo cyangwa i mu cyongereza uri kuvuga ngo uri Eve ni biki evangeliste uri evarisiti uri Eva uri giki hanyuma abavuga ngo prophet ngo bishop ngo muze musange bishop ngo ndi revera ngo ndi runaka ndiki koko tubwizanye ukuri ayo mazina ari muri Bibiliya mu cyanditswe Bibiliya yera mwayasangamo ni muyatwereke revera ibintu revera ni wowe uzahishurira abanyarwanda ubu ni wowe wazanye agakiza uri revera wese wiki ariko njya nibaza niba ari bo bazajya hariya bakajya hariya bagatanga ijuru nibo bazaritanga oya ibyo ubwo twahakanye faux apôtres nyine faux apôtres faux prophètes faux évangélistes cyangwa n'intuzi yene tubare akajambo evangeliste ko kagafite uruhari rwako ko kagize ubwibonere bafite ubukene bwo gushaka kwerekana ko bagira indi nibavuga ibifaransa n'ibyongereza kandi nabyo bigora ngo nyine rega impamvu tubiga rega twabonye azi igifaransa twavuga ngo Imana imuhe umugisha nakimenye kwiga ururimi si bibi kurumenya si bibi ariko wifata iby'Imana ngo ujye kubigoreka uvuga ibidahari uvuga ikitagutumye wiyita ikitakugize cyo ngo urashaka kwigira umuntu we vuga uti yewe umuntu w'Imana Mose yaragiye umuntu w'Imana Eliya nise ubwo murabarusha agaciro kwiyita ik'Imana itakugize ukihindura ikitakugize cyo abantu ni bace bugufi nibwo Imana izabashyiraho ariko Herode uzi ukuntu byagenze marayika mutunze urutoki yagezeho noneho aravangwa nanjye ndi kuvuga nk'iki nk'Imana uzi ibyo yamukoreye abantu batangira kwa babwira ibyo yamukoreye abantu batangira bahise agwinyo marayika mutunze urutoki agwinyo niko byagenze buri abandi baramuruta ku buryo Imana itakora akazi Eliya na Ahabu byagenze bitese havati niba ndi umuntu w'Imana umuriro numara kugire gute hari umubambe wa mbere yakoze akazi ese baramuruta umwami haza Yerisi nanuze na Yefu ituma Eliya atigenda umubwiye ngo kuri icyo gisasiro ntazakibyukaho yigeze akibyukaho se Yezebeli byagenze gute se bajugunye imbwakazi hasi ndi kumva n'ubu naguterura nawe ariko nuko nta kibi wakoze kuko birakabije musigeho muvangiye izina ry'Uwiteka muri beshyera nubwo ibyahano bidazasora ku biti n'amabiri yitwa abantu ariko reka mbabwize ukuri Imana iracyafite ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali urabizi neza ko waciye batemererwa kwihana none se Satani rusofero Satani rusofero siwe ubabyara se siwe ntibakuvuga kuri se Satani nk'uko ijambo ribivuga niyihannye ngo na Esawu washatse uburyo bwo kwihana yarabuze yakihana atese n'abahungu be yarabaciye ibava mu mvumo muri Maraki 2:1 rero waciwe aba yaciwe Imana ntabwo igira sitwe tubikoze ahubwo ni ijambo ryayo turi kubibereka Yesu yarabaciye ubwo rero ahubwo turabona yuko Imana igiye kuzana abahanuzi bera kandi bukuri kandi batazavuga ngo ni ba profete ngo ni ba revera ni ba bishop ariko tugaruke gato ba Daniyeli ko banze kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami
ko atise profete tise muri veratise ahubwo Imana bishop kazi kavuga ngo umugabo ukunda Mose se byagize oya apana umva titira Imana yititira Imana Daniel mugabo ukunda Mose baravuga bati mu bantu bose babayeho mu isi yari umugwaneza mu bantu bose bagakiranuka mu rugo rw'Imana rwose urugo rw'Imana rwose yego ngo Mose yari umugwaneza wumva ko ngo abagwaneza nibo bazaragwa igihugu Zaburi 37:11 hanyuma Elisa agabana inkubwe ebyiri by'umwuka warinde wari muri Eliya aho yavugaga ati bahume bagahuma impamvu mwiriga mubombogotana nuko nta mucyo wa Yesu ariko yigeze imbwira ngo abantu ngo bameze nk'ibiporoporo ngo byashizemo imyambi ikibiri apana ikibiriti nyine sigitarimo mwambi ngaho giye none ndayibaza ntese kuki uvuze iryo jambo irambwira ngo abantu mu mitima yabo mu mitima yabo Kristo Yesu ngo nta kizima kirimo umubiri utarimo Kristo Yesu nyine bari umubiri w'ikibi n'ikibi umuntu w'Imana karameno kuri aba bantu turacyari kubivugaho ariko tugiye kwimukira kuri kaga parite nakubwiye aba bantu bagenda bakazana amavuta bakavangwa ya mavuta ngo arakora ibitangaza ukageraho kumva abantu ngo none ngo isayo gukora igitangaza irageze ibyo nakubwiye ko ari kabale juife ni abantu basenga abamarayika bakorana n'icyo bita angelologie no kuvuga ngo ni abantu basenga abamarayika bikina donc kandi ni abamarayika ahubwo ni les anges de Dieu none se nibo babwira Imana igiye ikorera no kandi kubwira ko kabale juife ariko ikora nyine nibyo bita donc ni demonisation iri orchestrée mbangira ngo n'abatumva icyongereza babumvireho neza ikinyarwanda neza nyine ubwo urumva bajya banihangana kuko hari ikintu mba numva ntabona ukuntu nyigoragoza mu mpamvu zo kukivuga ariko ibyo ngibyo nicyo bita angelologie cyo bita kabale juive nyine abo bagiye gucisha nyine bafite imihango ya kiyahudi bakora amaritualite nenuze na nicyo bita incantation rero ntabwo ubwo ari ubutumwa ahubwo ni uburozi donc ni ubukonikoni ni ikibi cya Satani ntabwo none se ubwo gihe Imana iri buvugire urayitegeka se nibi bintu bavuga ngo umwuka ngo agengwa nawo nyirawo ugenga umwuka ni Yesu Kristo niwe nyirawo uranyumva neza ntabwo umuhanuzi ategeka none se Yeremiya yavuze ngo yiyumanganyaga ngo umuriro ntiwamutwikaga ibi bavuga ngo ibyo ujya kuvuga wabanje kuremangatanya no kugira subuhanuzi erega icyo yabashatse kuvuga nuko bakivuga nabi kuba ari uko wagira ubwenge ugakontorora ariko umwuka ni ukuyobora niwo muyobozi kwiteka ryose umwuka wera ahora n'ubwenge nyine ni uko atari icyo mvuze ni nka cyagiye mu mubiri kuko impano yo mu mwuka wera ikorana niyo mu mubiri yego nyine ariko nyine none se kandi aribyo ndi kukubwira nyine ko none se umuntu wamubona none se ubwo Imana igira de ni gute uva ngo igihe isaha yo gukiza abantu irageze igihe cyo gukora ibitangaza kirageze igihe cy'uko tugiye gukiza abantu kirageze ni wowe ubwira Imana ngo isaha yo gukora ni wowe uyiyobora cyangwa ni kuyobora bakoresha Yesu urumva ntabwo Yesu bo bakoresha Imana donc babihinduye donc babigize le verset uvuga ngo iyo uvuga ngo Yesu ndagukoresha bivuze ko utakiri umukozi n'umugaragu aha duhita tubwira abadukurikiye ariko icyo kintu cyumve neza abantu bazana ngo isaha yo gukora babasenga abamarayika b'abadayimoni babandi bamanukanye na Satani icyo bita les anges de Dieu bivuge neza ko ari Imana yabo bihimbiye biri muri kabale icyo bita kabale chrétien cyangwa se kabale juive cyangwa kabale nuze ya magie blanche icyo bita nuze ama rituel n'ama incantation nuvuga ngo iyo ari kukubwira ngo bakavuga ngo kubita hano mu kiganza gatatu abari kugusoma donc aba bari gusoma inuze icyo bita muri voyance ni muri voyance bafite rya jisho rya gatatu akakubwira ngo nimero y'irangamuntu yawe nimero ni amazi akagusoma nyine wenda akanakorera munuze mu cyo bita donc zone opérationnelle akakubwira ngo tera intambwe 3 ari kugusoma ari kukumanipira ni demo manipulateur ngo nyine akagusoma nyine kubera yuko ariko iyo uriho ubugingo aravangirwa ahita abona umwe ntashobora kuko ijambo ravuga ngo umwana w'umucyo cyangwa se umuhanuzi w'Imana mukuri kose ntashobora kugira gute
arondora byose ariko we nta kimurondora. ijambo ribivuga. Rero ni ukuvuga ngo umuntu ufite abakonikoni cyangwa wagiye gucisha muri ibyo bintu bya kabalije hariya muri Isirayeli rega bari abantuze za rabinisme, biriya bintu by'amarabe bya bindi Yesu yababujije hano muri Matayo 23:8 muri mwe ntihazagira uwitwa rabi, ariko noneho amarabe hano za rabinisme hariya muri Isirayeli nicyo kintu bakora. Umuntu akabwira ngo tugomba ngo tukugenda twifatanya ngo n'igihugu cya Isirayeli, ntabwo ubutumwa buzashingira cooperation iri ntuze iri Rwando Israelite, no ntabwo ari ko ubutumwa buvuga. Yesu ntakena amaboko ku musaraba, niwe wavuze ngo byose birarangiye, niwe warangije impamvu zose z'icyaha giciraho iteka, kandi ubwo arangiza gucungura kose. Rero yahinjiye rimwe abyiteka ryose. Ntabwo Imana iyoborwa, ntabwo igirwa inama, ntabwo yo igisha inama. Kubwira rero ngo kora gutya, ibyo bintu baza kubabwira ngo saa 9 none ngo isaha yo gukora ibitangaza nijya babanuze niko n'ukwiyoberanya n'amayobera. Reka nibiremwe abantu ibanga, n'amayoberanya bwa Satani banarimenye icyo nahishuriwe. Iyo bakubwiye ngo isaha yo gukora irageze, aho bakuye izo mbaraga niho baba barabategetse ko muzajya mubwira mukora ibi mugire gutyo kunuko kwisayini. Ikindi mugomba kumenya abadukurikije, mucyumve neza niba ngatubibiye, muri cya gihe bazakubwira ngo umunsi uyu n'uyu isayini muzagire gutya muzitwaza utuntu muzaze babategetse, muba mwambaye imyenda yera, baba baraye mu marimbi bakabaha inuze donc dragodere wo inuza amunuze wo mu marimbi, akababwira ati muzagire barara muri za morgue no mu marimbi anise kugira ngo baze kuragura no kugira inuze no gupfumura. Umvurindi banga yanyibi akamubwira tugiye wambara iki ngiki. Ubuzi ko hari uwo muhanuzi nakubwiye yajyaga yikora ku kibuno agafata ku mukandara akabona kujya kuko imbaraga ze zari mu kibuno. Akuso abadukurikiye barimo barabyumva. Niba ubyumva kuri bazabyumva, duhamagara tubwira ati turi kumwe kuri 0783158212. Vuga nimero neza witonze. Urakoze cyane. Reka mba numva reka mbivuge kuko numvira umwuka wera uri muri wowe. Amen. Kandi abantu nabo bavanga umwuka ni umwuka wera, akakantu k'umwuka wera kajye kajyaho. Ni 0783158213 bahamagara umuntu w'Imana, cyangwa se bahamagare umuntu w'Imana. Watambutse izawe nawe tukomeze udatinze, ariko 0782 yego 215107. Kandi niba ushaka ubutumwa bwiza butambuka, kudutera inkunga biremewe, uko umwuka wera azagushoboza. Haba hakenewe kamera, tuguha amashusho meza, machine, wifi ndetse n'ibindi bikoresho bikenewe, kuko ntago umunyeshuri yajya kwiga nta minerval afite cyangwa nta kaye afite cyangwa ikaramu. Birashoboka se buri ntago dushyiraho itegeko twebwe. Umwuka wera nagusura, nagusanga, azakwemeza icyo ugomba gukora n'ikirengeje icyo, kuko nababwiye ngo icyo umuntu afite si cye, ahubwo icyo utanze nicyo cyawe, kuko niwo murimo uba wanditswe, niryo tafari ukize mu bwami bw'ijuru. Ikirenze kuri ibyo gutanga biruta guhabwa. Kandi mbabwiza ukuri, ari amazu muri Yohana tuvuga ngo yagiye kutwubakira, niko tuyubakira bitewe n'icyo ukoze. Twikomereze abantu rero mutwumve, abantu bajya kubabwira ngo umunsi uyu n'uyu muzaza nibi muzakore gutya, nibyo baba babategetse aho bakuye biriya. Iyo batabikoze bahura n'ingaruka. Mbibire n'irindi banga rihari, dushyira ikinyoma hanze, dushyira imbaraga mbi hanze, kuko ukuri kw'ijambo kugomba gushyirwa hanze. Ikinyoma kigasenywa, tukagisenyesha ukuri kw'ijambo rya data. Twababwiye ngo Yeremiya 23:29 ijambo ni inyundo kandi ni umuriro, niyo dukubitisha. Baheburayo 4:12 ijambo ni inkota ikubita igahinguranya ityaye kurusha izindi nkota zose zibaho, itandukanye ubugingo n'umusokoro, ikabangukira neza kugenza ibyo umutima ugambirira n'ibyo utekereza. Ko bigaragara nk'ibyamba busimbiza tubaza ibyo twakoze byose. Imana ishimwe cyane. Reka twikomereze. Aha rero mbibiri banga basigaye bafata aba banyamadini bahagarara amadini bamwe na bamwe, simbavuza amazina ariko babyumve ko tubizi, twabihishuriwe turabizi. Bakabyuka mu masaa 8, hari agafu bagiye babaha, bakuyeyo bakagenda banyanyagiza mu ntebe z'abakristo,
ariko ni nabarokore nyine kuko umukristo ntabwo wabura umukristo ngo ibyo babikora ubiburi abayobe kuko yabizera babo abizera babo wenda noneho bamara kukanyanyagiza ako kantu irambwira ngo kitwa gumino gatuma batubwenye ngo ntibabimenye noneho ukajya uhora utaha utorera ahangaho utaha ntuzibuke ibihari iramanga utwo n'utwo kubahubeka banyanyagiza utwo tuntu tw'udufu inampishura ko mu masoko atandukanye n'uduhu bari kudukenyeraho turabizi n'ejo bundi mu mujyi nagiye yongera gukenyeruza abantu Imana intumyeyo cyane Imana ngo yaguhaye ngo bari gucuruza ku biti n'udufu turabizi banza usome kubaza ndazi nguhe umwanya uhumeka mbabwire mwebwe mudukurikiye tubibiri banga aba bantu bari kubabeshya mumenye ibinyoma byabo ikindi bafite ibyo bahawe h'imigenzo bagomba kugenderaho ikizana bikubwira cyane nuko bahawe na kondisiyo zo gutanga abayoboke babo h'ibitambo bakaba bafite umubare bazajyana reka mbabwire reka nze mbiguheho nawe niba mutabizi rero muri kwiruka inyuma y'abantu ariko ntago bazabaho ubwami bw'ijuru sibo bazabahagararira ngo babahe ijuru Imana rya zina twavuze ryo mu byakozwe ntumwa mu bice 4 ku murongo wa 10 kumanuka hepfo kugeza 12 aho ngaho nta rindi zina ryo gukirizwamo aba bantu muri gukurikira tubaye tubasezeye nibo nyambwira abantu ngo sinshaka abantu bankurikira ahubwo ndashaka abantu bazakurikira ukuri kuri muri nge mbabwira yego ni kukuri ariko Faustin hume kubabwire narindi kuvuga ngo abantu nibave inyuma y'abantu bajye mu kuri kw'ibyanditswe basenge bajye banasenga kugira ngo bamenye umwuka ubi nyuma y'ubutumwa runaka umuntu avuga imyuka ubwo ndi kuvuga wowe kuko ufite umwuka wera abandi ubwo kugira ngo nyine habaho n'umwuka w'ikibi nyine umwuka w'ikinyoma nyine hakabaho n'umwuka utanga ubugingo kandi usohora mu bugingo ni umwuka wa Kristo Yesu ni umwuka w'ukuri wandikishije ijambo ry'Imana Bibiliya yera ubwo hari n'izindi Bibiliya njya mbabwira iyo Bibiliya donc Bible Tob Bibiliya ya Yerusalemu nyine izo Bibiliya zose z'umwanda zitandukanye na Bibiliya yera no kuvuga ngo ibi ngibi mubonana nkoze zaba dive nako aba témoin de Jehova Bibiliya yera nyine igomba kuba Bibiliya yera muri makeya kugira ngo abantu babone ubugingo bagabane kubaho rero no kuvuga ngo abantu nibiyiriza ubusa basenge abantu b'Imana barahari kugira ngo babohore umuntu naza we nuza wasenze cyangwa nk'umuntu w'Imana tunazi yuko kwiyiriza ubusa nabwo ari ijambo ry'Imana hari abantu nabo uyu munsi wa none ni seti baretse kwiyiriza ubusa abo Satani azabicaza bamena amaso hari abantu baretse nyine gusoma ibyanditswe byera baba bashaka gusomerwa abo ngabo ntabwo ubwo ari ubukristo ahubwo ubwo ni ubugwari ni ubute nabwo butera ubutindi nyine butuma Satani akwinjirira rero abantu nibayoborwe n'umwuka bumvira umwuka w'Imana basenge Imana izabahishurira impamvu zose Faustin hari ikintu numva bashaka kubwira yego ko ndumva aba bantu bakabije kugira ngo izina ry'Uwiteka rigawe kandi tugomba kubirindura icyo gitari cy'umwijima mu izina rya Yesu amen tugafata ya farashi y'umukara isobanura Satani igasobanura urupfu igasobanura imyuka mibi tuyigaragaze ahubwo tugaragaze ko igomba kwimikwa ari ya yindi y'umweru sobanura Kristo umucyo wa Kristo ubutungane bw'umukiranutsi ari we ngoma yaranimyereka tazahanguka ni we ngoma ihagarira izindi ngoma zose reka tubabwire mwebwe mudukurikiye bakunzi bacu ndagira mbasobanurira iki mu cyumve neza ntawe ukibacura kuba turi hano ntabwo tuje gusabiriza kuba turi hano ntabwo tuje kugira ngo twiyerekane kuba turi hano ntabwo tuje kwimenyekanisha tuje no kugaya abantu nta nubwo tuje ahubwo tuje gusenya ikinyoma twubaka ukuri impamvu tubikoze intego y'iki kiganiro
nukugira ngo aba bahanuzi, aba bavuga butumwa, abashumba, abapasiteri bamaze kugoreka ijambo ry'Imana agafata bira bakayicurika, twebwe tuyicurukure mu izina ryo twizeye, kuko itorero ry'abanyamwuka ntago rikorana n'ikinyoma, ahubwo abantu bongere bamenye ko hari umwimerere w'agakiza, kukuri guhari, ijambo ry'ukuri ritarakama mu bantu. Imana nubwo yapfushije uruhagaze, ariko ntago ibuze n'abake bakiyumvira, kandi ntabwo izigera ikoresha ibiti n'amabuye igifite abayumvira. Twe turagira ngo muhumuke, kuko hari abantu bahumye kandi bakanuye, ntago dutukanye. Uzasome mu byahishuwe Yohana ibice 3:14 hepfo, wumva ukuntu abantu yavuze ngo ku maso hari umuti yasiga ku maso kugira ngo bahumuke. Imigani 23:23 muguru kurimo kuguranura. Yohana 8:3 muvuga ukuri nko kuzagira gute, kuzaba batura. Katwikomereze, nimubona turi hano, turagira ngo abantu bamenye kukuri kugihari, kutakamye mu bantu. Imana ntago yapfushije uruhagaze ku buryo ibuze n'abakeya. Iracyafite abahanuzi, iracyafite abavuga butumwa, iracyafite ubwoko bwayo, iracyafite abanyamasengesho basenga mu kuri no mu mwuka. N'abashumba b'ukuri barahari, urumva? Abo nabanze kugendera mu kinyoma. Noneho rero ndagira nkubwira iki, nkibwira n'abandi. Umuntu wese uri kunyuranya n'ukuri akavuga ikinyoma, yitegura ingororano z'ibihembo bye mbi zivuye ku Mana. Umujinya w'Uwiteka uramubyukiye burundu. Ubwo n'ubuhanuzi butavangiye bw'ukuri kandi twatumwe n'Imana. Kabiri, umuntu wese wimitse inda ntiyimike ukuri muri we, akimika ubwami bw'inda, himika ubwami bw'umutima, kuko umutima ari biro y'Imana. Imigani 4:21 rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko n'ibyo mu byingo bya byose bikomoka. Kuko bazakirengeza bageze 27. Nuvuga ngo aho 23 mu migani ahita bisobanura. Yego, ubwo ahomba ngize ngo bakirangize migani 4 ibice 4 guhera ku 21 kugeza 27. Aho murabisangamo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko niho iby'ubugingo byawe byose bikomoka. No utawurinda ntawe uzawukurindira. Imana yaravuze, yashyizeho abantu barangurura, ntago uzava ngo ntiwumvishe. Turi hano rero kubwuko tugira ngo imitima benshi ikire, basobanukirwa, bamenye ko ibinyoma biri gukorwa no hirya. Aba bari ku YouTube bari kwishakira views, abandi bari warabishakira indamu. Niyo mpamvu muzabona bari muri mpemuke ndamuke. Twebwe ntago tugenda kuri bari mu magambo, ariko nta jambo bafite. Ntago ari ubwiyemezi dufite, ahubwo turavuga ukuri, muzanabimona. Kandi ikindi kinabibereka, tubereke n'ibimenyetso bihari. Iyo umuntu aza akaba akubwira ngo banza umpe ibi ngibi kugira ngo ngukorere ibi, mumbwira Imana yigeze yakibiguzi usibye abanyabinyoma. Ninde wigeze ukizwa na Yesu Kristo akamubwira ngo banza umpe ibi n'ibi? Uwo yasize akondo ku maso agahumuka, hari ikiguzi yamwatse? Yesu ntacyo n'ibintu. Uwo yakijije ikimuga, hari ikiguzi yamwatse? Ntacyo n'ibintu Yesu ahubwo yuzuye. Mbarira gakeya, banza umbarire. Uwo yahumuye ntacyo n'ibintu Yesu ahubwo yuzuye ubuntu. Abakolosayi igice cya 14 kurangiza igice. Ikiro cyose cyaremwe nawe kandi kibeshwaho nawe, kandi cyana kureba no mu Baroma 2:11 kumanuka hepfo. Aha, ikirenze kuri ibyo reka mbabwire, nutumva ukuri kuvugwa ugashaka kujya kumva bya birashyushye, kuko abantu benshi bari kugenda hariya bakajya kureba ibititire biriho bishyushye, hano birashyushye, kwa runaka hari umuhanuzi ushyushye, aha naha hari mu bishop ushyushye arakora ibitangaza rikaka. Iyo birashyushye irabotsa, mwibaze muri iyo tsa kandi bakoze isoni. Turababwira ukuri mukanga kukumva, ariko reka mbabwize ukuri, muzagukenera mutakikubonye. Hari bake beza kandi ukuri kuraryana. Modeka yaravuze ngo icyatumye hano Esteri mu bice 4 icyatumye shirwa kwari kugira ngo ugire umumaro igihe cyo gukwiriye. Ongera ijwi baryumve neza ariko
kwari kugira ngo agire atangire neza uvuge n'uwo murongo. Esther ibice 4:13 ijambo ryabwiye Esther riramubwira ngo ariko rivugiye we ku rurimi n'akanwa by'umuhanuzi Mordekai uvuga ngo icyatumye Imana igushyiraho kwari kugira ngo ugire umumaro mu gihe nk'iki, ariko niwicecekera niwibwire yuko hazabura utabara abakiranutsi cyangwa ba Kristo cyangwa se abayuda bakoroherwa ngo ariko woweho n'inzu ya so zarimbuka. Rero nuvuze ngo wowe nimba utari gukora umurimo hanyuma hakaba hari umuntu wapfa azize inzara, hakaba hari umuntu wakwambara ubusa kandi wagombaga kumwambika, hakaba hari n'umuntu urimbutse kutabwirwa amagambo waravuye mu butumwa bwiza bw'Imana, mu butumwa bwiza bwa Kristo Yesu bwitegurira ubugingo, ukajya kubwiriza ikinyoma, ukajya kubwiriza isi, ukajya kubwiriza amafaranga, ukajya kubwiriza ibindi bintu ngo Imana ntireba gutya, Imana ntireba gutya, ukabeshya isi. Uzarimbuka n'abawe, ariko Imana izahagurutsa abahanuzi bo kuvuga ukuri kandi bazakubwiriza, ariko wowe wumve yuko uzaba washyitse mu iherezo ry'urupfu kandi kuzarimbuka. Hano Filemoni igice cya mbere umurongo wa 20 ijambo ravuga ngo nkubonemo umumaro kugira ngo nduhure umutima, ubereho kuruhura abana b'Imana umutima kugira ngo babone ubugingo. Nimba kuko Petero na Yohana baravuga bati feza n'izahabu ntabwo tubifite, ariko icyo dufite turakiguha. Kibazo uvuga ko uri umuntu w'Imana ariko ntukize indwara nyine mu mbaraga z'umwuka wera, ahubwo kuko yacishije kwa Satani yamuhaye kuvumana no gukora bya bitangaza by'ibinyoma. N'ibitangaza by'ibinyoma birahari cyane, ahubwo yakize kandi abeshya, ahubwo bugacya kanapfa cyangwa wasanga yarazimye kera indwara ahita bayikura kuri umwe bakayishyira ku wundi, ahubwo bateza izindi bakayikura kuri umwe bakayishyira ku wundi, cyangwa se akakubeshya ko hari ikintu kikukuweho ariko hari izindi mbaraga mbi zije kuri wowe zigiye kubasenya ku rugero nyine rukomeye cyane. Satani ntagakiza indwara, ahubwo Yesu niwe gakiza, niwe kubaho, niwe bugingo, niwe ufite umubiri ho ubuzima, ariko ibindi byose ni Satani, ibindi byose ni amagambo. Muzibukire ikinyoma, mukumbure ukuri kandi mugukunde, mugukenyere, mukubahe, mukumvire, muzabaho iteka. Uzi ikintu kimbabaza Faustin kindi ni ukuntu usanga umuntu arajya hariya yarangiza akajya gufata ubutunzi bwe butazagira naho bwandikwa akabuha umukozi wa Satani, umwana w'Imana akaburarasha. Imfubyi zirahari, abakene barahari, barabukuye kwa Satani ntibikajye bikubabaza. Abenshi baba barabukuye, ariko impamvu bimbabaza ngiye utagira ngo nabyitiranije, impamvu bimbabaza nuko bahindukira nyuma bakajya kwishyuza Imana ibyo ngo bayihaye kandi atariyo bahaye. Urumva icyo kintu? Imana ituro rye ntiriyoba ngo Mana ngo nagukoreye iki ngo nanjye nta kintu wampaye. Umushune mu kazi yahaye, noze umushune mu kazi ntabwo uzi ko byagenze kwa Elisa. Umwana w'umuhungu anazura umupfakazi se na Eliya yego byagenze bite? Ntabwo umuntu w'Imana rega uba umuhaye. Ubuse nuha Aniseti kuko ari umuntu w'Imana mukuri, wowe uzabona umugisha kandi Aniseti azanakubwira yo wowe n'Imana. Ariko nubabaza Aniseti Imana izakubabaza, nubabaza Faustin Imana izakubabaza, numuvuma Imana izakubibaho umuvumo ukwambika ukugaburire, numuha Imana izaguha ibyiza, izaguha umunezero no kunezerwa. Numwima Imana nayo izakwima. Kandi abantu benshi bafite amasezerano y'abantu, ntabwo bafite ivuge neza n'amasezerano y'amahuri. Abantu mufite amasezerano y'ikinyoma, ntabwo mufite impamvu zibishyitsa ukuri kwisezerano Imana ikwiriye kubashyikiriza. Faustin nkundira maze usoza ubagira inama, kuko bagira inama babashe kuyumva, uyumva yumva ukirakire, udakira nawe ubwo Imana ifite uko izabigenza. Abantu nibagaruke mu ihema ry'Imana, bagaruke kumvira Imana, bagaruke gusenga no kwiyiriza ubusa, bagaruke kuyoboza Imana inzira, bumvire ukuri bataguranye, bareke amagambo, mareke ibyo bintu kumvirana, ahubwo babe mu ihame ryo gusohoza urukundo rw'ukuri. Kandi nihanabaho yuko gukundana nyine ijambo ravuga ngo nta wundi mwenda usibye w'urukundo, wumve yuko nukunda mugenzi wawe
Imana izagukunda kandi izagushyira hejuru, numufasha wowe ubwawe uzabona icyiza kiruse icya Dorukasi. Imana azazura ubugingo bwawe inazura ibyawe, kuko nyine nk'uko wabivuze, icyo umuntu ahaye umuntu nicyo cyitwa umurimo, ariko icyo umuntu yimye umuntu cyitwa urubanza. Kuko Yesu yaravuze ngo mwebwe ubwo mwahaye baba nyine nuha wa wundi ukennye, ariko kandi gukena byose ntibivuze yuko ari abakene. Twatanze urugero, Eliya ntiyahingaga ntiyagira, ariko yari afite Imana, kandi Imana yari yarashimye ko bigenda kuriya. Uwamuhaye yarungutse, ariko impamvu mwahombewe ni uko mwahaye ab'ikinyoma, abantu baza kubemeza ko bafite Imana no kubabwira ibitangaza by'ikibi. Ariko kwa Yesu ntihabamo kwikakaza no kwishyira hejuru, ahubwo habamo kuzurira mu kuri kose, kandi imirimo y'urukundo rwa Kristo Yesu isohoza agakiza no gukiranuka. Hanyuma ibindi byose ntukajye ubeshyera abantu b'Imana, ntukabambike ubusa, kandi ntukajye uvuga icyo Imana itakubwiye, utazapfa utazarimbuka. Ubwo jya usenga Imana yegereye, uhishurirwe ubwiru bw'ibyo yahishe isi n'abantu. Hanyuma Imana izagusendereza ubuntu bwayo, hanyuma ibintu bizakwirukaho. Kuko abantu b'Imana badakwiriye gusaba no gusabiriza, ubwo bakwiriye kunyurwa n'ubuntu bw'Imana. Kandi uri ku ishuri Imana izarimukuraho, uri mu kigerageza Imana izakimukuramo, uri kugeragezwa n'umubiri n'uburwayi Yesu azagukiza. Ndakurahira yuko Yesu azagukiza. Uri mu bukene ufite isezerano ryo kugirirwa neza n'Imana, Imana ije kunyuranya ibihe, Imana ije kugirira neza, Imana ije kugutabara no kukubohora. Yesu tuvuga akiza indwara, wongere wumve neza. Yesu tuvuga aravuga kandi agahishura. Yesu tuvuga asohoza amasezerano kandi asohoza ibyiza. Rero ni ukuvuga ngo ikomeze mu mpamvu z'ukuri kw'Imana, ko Yesu aduhagurukije nk'abakwiriye kujya kugaba ubuzima cyangwa se no kugabura umugisha ku bantu b'Imana. Niyo magambo navuga. Urakoze cyane. Abadukurikiye ngira ngo mwumvishe inama abagiriye, nanjye ntago njya kure yayo, ahubwo icyo nababwira ngo mbere na mbere Imana, kandi icya kabiri ntimwiruke inyuma y'abantu, ahubwo mushake ubwami bw'Imana, kandi mumenye ko Imana mujya gushakira ahandi itatakaye iri muri mwebwe. Wa kabiri rw'Abikorinto ibice 3:14. Nzagendera muri nkorere muri mwe, nzaba Imana yanyu, namwe muzamira ahungu nabo bakobwa nanyu babereso. Haga Imana yacu rero yatakaye ngo tujye kuyishaka, ahubwo iri muri twe. Ikindi nakongereraho kucyo umugaragu w'Iteka avuze, nababwira ngo uko mubona abantu bari kubabwira, ntimwite ku magambo, ahubwo mwite ku ijambo rya nyiri ijambo. Ntimwicare ku mutogoto w'inkono, ahubwo mushaka ijambo rya nyiri kuyishyira ku ziko, kuko niwe uzi igihe izahira. Ubwo ndavuga Kristo, ariko niwe mugomba gushaka. Inkono isobanura isezerano n'imigisha bikiri kure wenda guhabwa. Babanze bashakisha ubwami bw'Imana. Yego, ubwo nyiri ibintu niwe mugomba kubanza gushaka. Ikirenze kuri ibyo, ufata umwanya wawe, iyo Mana ujya gushakira no ku bandi, nawe ubwawe yaravuze ngo nawe wapfukama mu irebe ry'inzu y'umuryango, Imana irakumva kandi ibera hose icya rimwe. Ni Imana yakurika, Imana ya hafi. Reka mbabwize ukuri, bo kubarya ibijyanye, ntago ndi kubabwira ngo mubigire gutya mubizane, oya, ahubwo ndi kubabwira kugira ngo mwakire Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanyu. Kirenze kuri ibyo, turi kubabwira ababashuka kugira ngo bayo kubayobya, kuko ubu agakiza k'umuntu ntago kaba mu butunzi atunze. Yego, n'ubugingo ntibuvaho, kandi n'ubugingo ntago biva mu bintu atunze. Atazagira utanga, azagira rero ngo kubona atanze byinshi ngo niho izampa ubugingo, cyangwa kuko wahaye nuho umukene n'ubundi uzarimbuka. Nta kintu watanga ngo ubugingo bugure, ahubwo nuha uw'Imana yarishimye kuha. Imana izaguha ubugingo bwayo. Nguko turabakunda rero, mu nkundire maze dusubire mu kiganiro gikurikiyeho. Karakagaruka, ariko abakora ibibi musigeho, ahubwo mukora ibyiza, musenye ikinyoma, mwubaka ukuri. Nimugubwe neza. Bye bye.